ubundi ku busanzwe ntago navuga ko ndi mubi kubera yuko nta mukobwa mububaho twese turi beza iyo ufite none akarusha indangagaciro nziza ufite umuco mwiza wowe ubwawe wifitiyemo indangagaciro nziza uba uri mwiza noneho byeruye ku bigenda none se muri Miss Mulenge ni iki wabonye cyiza kirimo kugira ngo hari abantu benshi bavuga ngo Miss Mulenge ariko ntibamenye wenda ko hari ibintu byiza bikorerwamo wenda bamwe baba bashaka kuyinenga nkawe wayibayemo utubwire ibyiza wabonye muri Miss Mulenge kugira ngo n'abantu bashaka n'ubundi kwitabira Miss Mulenge bazabashe kujyamo nta kibazo ndetse nimba hari ibyo wanagayemo wanabitubwira kugira ngo wenda n'abategura Miss Mulenge bazabashe kubikosora duciremo mu mayange kuko ntago nzafata umwenda njyana mu basaza ngo mujyane mu rungano ibyo ntago bishoboka rero ikibazo abantu bagira imyumvire itandukanye nuhura n'umuntu mu muhanda wiyambariye umwenda mugufi ntaza ahantu ugiye atangira avuge ngo uri ikirara ntiyibwire yuko hari ahantu ugenda wikwije none se ubundi buriya hari abakobwa b'abanyamurenge bazaja muri boîte erega ya bayijyamo kuyijyamo ndumva nta nibirenze ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye iwacu ntihabaga iyo boîte none twageze mu mahanga abakobwa bacu basigaye baja muri boîte Shuti za Jonathan TV show mwiriweho abandi mwaramutse bitewe naho muherereye turabasuhuje mwese n'ubundi twongeye turagaruka kugira ngo tubagezeho ibiganiro byiza bishimishije n'ubundi ni entertainment ni ikiganiro kijyanye na entertainment n'ubundi tugiyeho kubagezaho kugira ngo tubaganize tubagezaho ibyiza wowe utarakanda subscribe kuri Jonathan TV show ushobora kongera kwirukira kuri iyo channel ugakanda subscribe udukurikirana buri munsi kugira ngo ujye ubona ibiganiro bibasha gucaho rero nkuko murabona ko dufite umutumirwa twabazaniye ni icyuzengerezi cy'umukobwa w'umunyamurenge mubona hariya mwiza cyane wenda reka dutangira twibwira kugira ngo abatamuzi babashe kumumenya Miss ngo bimeze bite meze neza ngaho ibwira abakunzi ba Jonathan TV show n'abantu wenda batakuzi amazina yes bwira amazina kandi turashaka kutwibwira kinyamurenge kuko nturi umunyamurenge turashaka kutwibwira nk'umunyamurenge nari ngiye kuvuga izina ariko ryivugire ni runaka ndumuki kuko abanyamurenge nk'umuco wacu urakoze cyane amazina nitwa Mugabekazi wa Cecile nkaba ndi umukobwa w'umuhinda umuhinda nkaba umwishwa w'abanyakarama nkaba ntuye Nairobi Kautuye Nairobi wavukiye Cecile navukiye muri Kongo muri Kongo he Igakenke ni umunyabyura nukuri ibyura urahazi oya ntago mazi waje ufite imyaka ingahe naje mfite amezi 3 amezi 3 wari ukiri mutoya cyane hari ikindi gihugu wabayeho muri Kongo canka agace wabayemo muri Kongo atari Igakenke ruguru hari ahantu uzi hehe ruguru nta hantu hamwe nzi muri Kongo mwavuyeyo muza muhunga twavuyeyo kera Miss Cecile ewana ngiye nguheruka muri Miss Mulenge ya mbere byagenze bite Miss Mulenge abantu ndagira ngo benshi niho bakuzi muri Miss Mulenge ariko ntiwatinzemo wahise uvamo byagenze gute
irushanwa ryari ryiza. Ryari ryiza cyane, cyari igikorwa cyiza. Yes. Nk'umuco wacu w'abanyamurenge bari bateguye. Numva ibisabwa, numva ndabyujuje. Numva ko ngomba kuryitabira. Kudakomeza se byatewe n'iki? Kudakomeza urumva mu irushanwa ntago habaho yuko twese tuzamuka. Hari igihe biba ngombwa ko hari abakomeza bitewe n'ibitubahirije, hakaba abandi basigara. Rero ngiye nabaye mu basigara, ariko byaranejeje ko nitabiriye irushanwa rya Miss Mulenge. N'ubundi ko rihari se urateganya gusubiramo cyane? Ntabwo nteganya gusubiramo kubera yuko akanya kabaye gato cyane, hari ibindi byinshi bimpugisha. Miss Cecile, none se muri Miss Mulenge ni iki wabonye cyiza kirimo kugira ngo hari abantu benshi bavuga ngo Miss Mulenge ariko ntibamenye wenda ko hari ibintu byiza bikorerwamo, wenda bamwe baba bashaka kuyinenga nkawe wayibayemo. Utubwire ibyiza wabonye muri Miss Mulenge kugira ngo n'abantu bashaka n'ubundi kwitabira Miss Mulenge bazabashe kujyamo nta kibazo, ndetse nimba hari ibyo wanagayemo wanabitubwira kugira ngo wenda n'abategura Miss Mulenge bazabashe kubikosora. Duciremo mu mayange. Ririya rushanwa nk'uko nabivuze ntangira avuga ngo ryari ryiza, hari byinshi byatwigishije. Nkanjye sinari nzi ibintu bya kinyamurenge cyane ko twageze mu Rwanda mfite amezi 3. Hari ibintu byinshi by'umuco wacu nigiyemo hariya ntarinzi, bituma numva yuko irushanwa hari akamaro rifite. Ntago akamaro cyane kwari ukugira ngo nditware mbe Miss. Nishimiye n'ibyo nahakuye ubumenyi ku bigendanye n'umuco wacu. Byatumye nyine gerageza nubwo ntarabimenya neza ngo ninjire mu muco indani cyane w'iwacu mumenye neza, ariko uko biri hari ibintu nagiye menya. Naho se hari ibintu waba waragayemo wenda wabonye bitagenda neza? Ibyo kugayamo ntabyo. Ndumva ntabyo byose nabonaga. Ubwo rero abantu bumve ko Miss Mulenge ari nziza, abantu kuzana abana babo rero ni ukuvuga ngo abatazi umuco bigiramo byinshi. Rero abantu bamenye yuko Miss Mulenge ari sawa. Rero ababyeyi bashobora kurekura abana babo nta kibazo. Kubarekuraho byaba ari byiza cyane kubera yuko hariya umwana ahafatira ubumenyi butandukanye. Ikindi kandi ababyeyi hari ababyeyi bumva yuko gufata umwana ukamuzana muri Miss cyangwa se kuba umwana yakinjira mu bintu nka biriya ari uburara. Byonyine kuriya batambuka bamodaringa cyangwa biyerekana, hari ababyeyi batekereza ko ari uburara, ariko ririya rushanwa riba ririmo ubumenyi butandukanye. Rero nk'umubyeyi kuba warekura umwana akagerageza amahirwe ndetse akagira ibyo yiyungura mu bumenyi, ndumva ari byiza kurushaho. Cecile, wenda reka tutambuke kuri icyo ngicyo. Reka watubwira, nabonye ufite YouTube channel, nigeze kubona ufite YouTube channel yawe ucishaho ibintu byo kubyina, ariko nigeze kubonaho n'ibiganiro. Wabitangiye ryari? YouTube channel iracyakora cyangwa? YouTube channel yanjye iracyakora, ariko maze igihe ntakora kubera impamvu zitandukanye harimo n'iz'akazi.
umwanya ugenda ugabanyuka ariko iracyakora ndatekereza ku batarankurikira nshishaho ibintu bya traditionnel iyo bibaye ngombwa no kuririmba ndaririmba ikindi kandi nshishaho ibiganiro bigendanye n'inama ababyeyi baza bakankurikira nkunda gutanga ibiganiro by'uburyo abana uburyo umubyeyi yarera umwana neza kugira ngo umwana akure haba ari mu buryo bw'inama cyangwa se uburyo bw'imirire ntanga inama mu buryo butandukanye. None se Cecile kubera iki wahisemo kuzajya ucishaho imbyino nyarwanda kandi natwe mu muco wacu w'Abanyamulenge dufite imbyino nubwo abantu benshi bagenda babyirengagiza cyangwa se batabimenya ariko natwe mu muco wacu w'Abanyamulenge dufite imbyino yacu nuko utayimenya kubera iki wahisemo nuko utayizi niyi impamvu si ukutayimenya kubera yuko akaryo ko kubyina ndagafite cyane nta nubwo binsaba repetition nyinshi nkunda imbyino nyarwanda cyane ko ari byo nabagamo ntago navuga ngo iriya niyo nzajya mbyina cyane n'izindi nazibyina ziriya z'i Burundi nazibyina haya urayizi yo haya urayizi ntago igoye none wazayigishije nimba wumva cyangwa bazabanze bayikwigisha ntago bisaba kuyinyigisha kuko nabonye itagoye kandi nayo mubishaka najya nyinyuza rwose kujya nyuzaho imbyino nyarwanda gusa ndifuza kujya nyuzaho nyinshi haje internet hari igihe ureba ikintu iyo ufite akaryo nta nubwo bisaba ngo ugire imyitozo myinshi. Cecile ni byiza ko abantu bagukurikirana n'ubundi bazajya bakomeza bakurikirana ibyo ushira kuri channel ni Cecile nuko yitwa Uwase official abantu wenda bakwirukira kuri iyo channel bagakanda subscribe bakamukurikirana cyane atanga ibiganiro byiza ndetse anatanga n'amasomo ajyanye no kubyina abantu bifuza kubyina bajya kuri iyo channel ndizera ko byabagirira umumaro. Cecile ndabona uri umukobwa mwiza cyane hari uwari kubwira ko uri mwiza ubundi ku busanzwe ntago navuga ko ndi mubi kubera yuko nta mukobwa mububaho twese turi beza iyo ufite noneho akarusho indangagaciro nziza ufite umuco mwiza wowe ubwawe wifitiyemo indangagaciro nziza uba uri mwiza noneho byeruye ariko ku bigendanye n'inyuma twese turi beza ukomoje ku kintu cy'indangagaciro umuco ni ukuvuga ngo umukobwa n'umugira umuco mwiza ufite n'indangagaciro dusobanurire neza umukobwa w'umunyamulenge ubundi yagakwiriye kuba ameze gute si no kuvuga ngo ni umukobwa w'umunyamulenge gusa ubundi umukobwa muri rusange ufite umuco mwiza biri mu buryo bwinshi butandukanye ni umukobwa wiyubaha kwiyubaha harimo kwinshi ni umukobwa wumva cyane ariko agatinda kuvuga ni umukobwa udasuzugura ariko nanone bitavuze yuko hari n'abo kubera kwiyubaha wereka ko wiyubashye bagatekereza ko wasuzuguye ariko nyamara wiyubashye ni umukobwa wumva tuvuge nko ku rugero ibyo abasore bamubwiye bitari byo akabasha kuvuga uti ibi ntabwo bishoboka mbega agahagarara
akiha agaciro akamenya kuvuga yego akamenya no kuvuga hoye. Ikindi ni umukobwa umenya kuvuga akavuga ibikwiye yajya gusora ijambo akaritekerezaho cyane. Ikindi ni umukobwa umenya uti aha hantu nagenda nambaye gutya, tuvuge nimba agiye muri fete nagenda nambaye uku, nimba agiye mu bakuru ngo nagenda nambaye uku. Mbega kwiyubaha biri mu buryo bwinshi butandukanye. None se ubu cyane cyane iyo tubona nk'abakobwa b'abanyamurenge, wenda reka mvuge cyane kuri sosiyete yacu kuko ariyo turimo, uko twakuze tubona abakobwa bacu ari abakobwa bambara bakikwiza, donke ntubone ibice by'umubiri wabo. Ubu bikaba byaravuyeho, navuga ngo basa nkaho bivuga ngo byataye pose. Ubu urabona baracyari muri wa muco cyane barawutaye. Ubundi kwambara kwikwiza ni gute? Udusobanurire neza. Ngiye ntago navuga ko bawutaye, ahubwo aho umuco wacu mbega aho yaba akoze ikosa ni ukwambara uwo mwenda wenda ujyanye swati mu babyeyi bakuze cyangwa se awujyanye mu rusengero, ariko agiye mu rungano mu mafete cyangwa mu rungano bagenzi be. Ntekereza ko kuba yakambara umwenda mugufi ntacyo bitwaye. Mugufi ntacyo bitwaye. Umwenda mugufi niwo ubundi ko bavuga ngo umwenda mugufi ngo baba basirimutse, ngo ariko umuntu yambara imyenda miremire ngo abakiri umuturage. Ubundi gusirimuka ni gute? Kwambara imyenda migufa niko gusirimuka? Oya. Hari n'igihe wambara gusirimuka ntago kuba mu ntuzi, ntago hanini kuba mu myenda, nubwo nabyo biba bikenewe kwambara neza. Kandi koko umuntu wambaye neza anagaragara neza. Iyo yoza agacya akanambara neza agaragara neza. Ariko gusirimuka umuntu wambaye umwenda mugufi ntago bigaragaza ko asirimutse. Kuko ushobora no kwambara umwenda, hari imyenda miremire myiza cyane ushobora kwambara umuntu noneho byakurikiranaho n'ibitekerezo byawe, abantu babona utanga cyangwa se uburyo uganira. Kuko bajya bavuga ngo ikiri mu muntu niwe muntu. Ntago twaba ducecetse hano twese ngo umenye twese umuntu atumenye, ariko iyo umuntu yasohoye ijambo uramumenye. Ariko muco wacu twebwe twamenyereye ko umukobwa wacu agomba kwambara ibintu birebire, yaje mu ifete, yaje hehe, agomba kwambara ibintu birebire. None ni ukuvuga ngo nk'abambara ubu nyine iyo urebye ngo abantu bambaye ibintu bigufi baba bavuga ngo bananiranye, ngo biyambika ubusa. Wowe urabivuga hiki? Ntago kwambara ibintu bigufi ngiye mbibona ko umuntu aba yananiranye, kuko umuntu ashaka no kwikwiza akananirana. Umuntu ashaka kwambara ibintu birebire akananirana cyane, kandi akanagira imyitwarire mibi ku kigero kiri hejuru. Ukambara n'ibintu bigufiya mbega ukaba uri umuntu wubashywe. Igikuru si iyo myambarire, igikuru ni imitekerereze yawe n'imivugire yawe. Ntago nemeranya n'umuntu ubona umukobwa wambaye ibintu bigufi ngo ni indaya cyangwa se ngo afite imico mibi. Niki wahitiramo abakobwa nk'umuntu ugiye mu rusengero cyangwa se ugiye mu bantu bakuru, n'uwuhe mwenda ubundi umuntu agomba kwambara? Oya, umukobwa ugiye mu rusengero agomba kwambara neza. Basi ntiyambara umwenda uri hejuru y'amavi. Basi niba atajya yambara imyenda miremire, byuza akambara umwenda ugeze ku mavi, kandi no hejuru amabere ntagaragare. Kandi nimba ugiye mu babyeyi bakuze, si byiza kugenda wambaye nk'ugiye mu ntuza muri buwate cyangwa se nk'ugiye mu rungano bagenzi bawe. Ahubwo umusirimu numenya akamenya aha hantu ngiye ngomba kwambara uti, aha ngaha ndi ngomba kwambara uti.
kuko ntago nzafata umwenda njyana mu basaza ngo mujyane mu rungano. Ibyo ntago bishoboka. Rero ikibazo abantu bagira imyumvire itandukanye, nuhura n'umuntu mu muhanda wiyambariye umwenda mugufi ntaza ahantu ugiye, atangira avuge ngo uri ikirara, ntiyibwire yuko hari ahantu ugenda wikwije. None se ubundi buriya hari abakobwa b'Abanyamulenge bazaja muri boîte? Erega ya bayijyamo kuyijyamo ndumva nta nibirenze, ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Iwacu ntihabaga iyo boîte, none twageze mu mahanga abakobwa bacu basigaye baja muri boîte. Niko wewe donc wabahitiramo kuzajya bajyamo nta kibazo? Ntago ari ukuvuga ngo nabahitiramo, buri muntu agira amahitamo ye. Nkanjye ku giti cyanjye ntago njya ngenda muri boîte, sibyo? Ariko imyumvire yanjye siyo wenda urugero y'undi mukobwa. Kugenda muri boîte ntago bisobanura ko ugiye gusambana cyangwa se ugiye gukora ibindi. Hari n'igihe wumva ko ari bwo buryo wenda wumva ukeneye kuruhuka mu mutwe. Rero nkanjye ku rugero ibyo sinjya ngenda mu bintu nk'ibi, ariko undi ayigiyemo sinamujajinga kuko nta kibazo kibirimo. Nta kibazo kibirimo. Ariko usanga twebwe muri sosiyete yacu bigoye, biracyagoye muri sosiyete yacu kugira ngo wumve ngo umuntu ngo yagiye umukobwa ajya muri boîte, ni umuntu tuba dufata nk'umuntu wananiranye w'umukobwa plus. Twebwe mu Kinyamulenge navuga ngo ni kizira. None ubwo nimba habonekamo abajyamo, abo ntibaba barananiranye? Aya ntago numva ko bananiranye, kuko hari abatazijyamo ahubwo bananiranye kurenza aho ngaho bazijyamo. Hari umukobwa ugenda muri boîte anitonda pe, udashobora no kubwira ijambo wiboneye. Ntago abakobwa bose bagenda mu maboîte bananiranye. Ngaho tunyurizemo nk'ibiganiro ujya utanga bijyanye no ubwira ngo ababyeyi gufata abana neza. Ni ibiganiro gufata abana, tubwire mu ncamake uburyo gufata abana, kuko hari abantu wenda batabizi. Ariko se kwanza ugira umwana kugira ngo utangiye iyo nama y'uburyo bafata abana neza, ubundi warashatse cyangwa uracyari umukobwa? Urakoze cyane, umbajije neza. Ntago kurera ntago bivuga kuba warabyaye. Ushobora kurera kandi ukanarera neza kandi utarabyaye. Nkanjye ku giti cyanjye ndi umukobwa, ntago ndashakwa, sindanabyara, ariko kurera nabishobora. N'abasore bafite iyerekwa ntibaritambutse, mwabonye ko ari mwiza, yavuze ko akiri umukobwa. Abasore bafite iyerekwa ntibaritambutse hano, bazonceho nzobageza. Ngaho tubwire kurera gute? Kurera nagiye ncishaho ibiganiro bitandukanye. Hari icyo nacishijeho cy'uburyo umubyeyi akwiriye gufata umwana w'ukwezi kumwe kugeza agejeje imyaka 2, uburyo agomba kumwitaho. Ndongera nyuzaho ikindi cy'uburyo umubyeyi yarera umwana ugeze muri adolescence kuva ku myaka 13 kuzamura. Iho nacishaga mu buryo bw'uburyo umubyeyi yajya aganiriza umwana. Uburyo bwo kurera umwana ni bwinshi, ariko navuga mu ncamake ibyo narimo mvuga. Ibyo nabanje kuvuga ko umwana wawe burya nta mutungo ku isi. Mu buzima dushakisha amafaranga kugira ngo abana bacu cyangwa se abana babeho neza, bagire imikurire myiza, ntakagire n'icyo aburana umubyeyi. Ariko ubutunzi bwa mbere tubona kuri ino si ni ukubona twagutse, tukororoka, buri muntu akagira urubyaro.
muri uko kubona yuko rero ubwo ngubwo ari bwo butunzi bwa mbere nabonye yuko icya mbere iyo ufite ikintu cy'agaciro cyane ukitaho urakibagarira ndetse uranakivomerera kubera yuko uzareba ururabo iyo utaruvomereye rurarumba rero no kurera bisaba guhozaho ntago bisaba kuvuga ngo nareze umunsi umwe birarangiye kuko kuva ukibyara umwana wawe akigera ku isi kugeza abaye umusaza deja bajya bavuga ngo nta mubyeyi ureka kuba umubyeyi uzarebe n'iyo washatse ukagira abana ugifite mama wawe iwe abakikubona kuri umwana kandi abakigufitiye za mbabazi za kibyeyi. Hari abumva ko kurera wenda ubivuze gutya abantu bakumva kurera wenda ko ari ukwirirwa n'abana mu rugo ukabarera ukaba ibyo kurya bakaboza bakaryama muri ubwo buryo. Kurera ushaka gusobanura ni ukuhe? Kurera ni kwinshi. Urakoze ni kwinshi. Nibyo koko kurera umwana ntago bivuga kumwoza ngo unamugaburire ndetse ngo unamwishyurire ishuri. Yego nibyo ni ukurera ariko ibyo ntago bihagije. Umubyeyi nyamubyeyi ni umubyeyi w'inshuti n'umwana we kandi iyo ikintu cyose ugitangira hakiri kare. Iyo umwana yize kuvuga hari ibintu byinshi ugenda umutoza mu buryo agomba kwitwara hahandi n'umushyitsi ugeze mu wawe avuga uti uyu mwana koko afite uburere. Uko agenda akura niko ugenda uzamura inama wamuherezaga. Gusa ntarutse wenda umwana umubyeyi mwiza n'uba inshuti n'umwana we bakaba inshuti pe. Ndetse byaba ngombwa yabona umwana ari nk'umuntu wifata akamubwira uti ndashaka ko tuba inshuti, ndi mama wawe ndi papa wawe ndashaka ko tuba inshuti, wisanzure. Kandi umubyeyi mwiza nujya guhana umwana kuko iyo ukankamira umwana cyane arahahamuka hahandi anakubona ugituruka nka hariya akavuga uti papa araje agahunga, cyangwa se akavuga uti mama araje agahunga. Ariko umwana mwabaye inshuti ubuzima bwose arimo arabukubwira, haba ari uburyo bw'ibishuko yahuye nabwo, haba ari uwamubabaje, haba ari uwamushimishije, arisanzura akakubwira. Ubwo ni ukuvuga ngo izo nama ntiwaba uzitanga wenda ari ibintu byakubayeho wenda wowe utarahuye n'iyo affection yo kurerwa ngo ube close n'ababyeyi, akaba ariyo mpamvu waba ushobora gutanga ibiganiro cyangwa ni ikintu wumvishe ko cyakujemo. Kuko hari igihe umuntu atanga akavuga ngo ngiye guha abantu ikintu kubera ko cyambayeho, cyangwa se ni ikintu mbona muri societe numva natanga, ndumva mfite inyota cyangwa umutwaro wo gutanga iyo message yo kuzajya nigisha ibyo bintu. Wowe ni kubera iki wahisemo cyangwa ni ibintu byakubayeho? Impamvu nahisemo ibyo ngibyo, Njyewe yego birumvikana hari abantu biga amashuri bakayakuramo ibintu byinshi. Ubuzima duhora twiga, hari ibyo tubona tukiga kandi biba byiza ishuri wize iyo urikuyemo amasomo meza nturikuremo amasomo mabi. Njye ababyeyi banjye nakuze turi inshuti, uwo mugisha narawugize, nakuze turi inshuti. N'ubu mama na papa ni inshuti zanjye cyane. Icyo cyonyine cyari kunyigisha ko ku bana batahuye n'iyo affection wenda hari abandi bakibyara cyangwa se hari abandi babyaye babyumva bagahindura imyumvire. Usibye n'ibyo nshobora no kureba n'ikintu mu buzima busanzwe. Hari ingo nyinshi nagiye mbona cyangwa se hari abana benshi ugenda ubona ukabona yuko bahuye n'icyo kibazo cyo kutabona
cyo kutaba inshuti n'ababyeyi, ukaba rero waba umwe mu gusensibiliza abantuza ababyeyi kugira ngo bite ku rubyaro, kuko iyo uvuze hakagira bumva, abana benshi iyo bazamutse neza biba ari amahirwe ku gihugu ndetse no muri famiye ndetse no ku isi yose. Ariko umwana wa mugenzi wawe iyo ari umwana ufite imico mibi cyangwa se umwana wahungabanya ukuntu, kiba ari igihombo ku babyeyi bose. Okay, ubwo rero abashaka gukurikirana ibiganiro murumva ko ari inama nziza Cecile, Miss Cecile abatugezaho. Cecile, ngo ariko muri no minsi ngo abakobwa ubu nibo bari gutendeka cyane kurusha abahungu. Cyo kintu bimeze bite ngo ubu nimwe muri kwisonga mu gutendeka? Oya, ntago ari ukuvuga ngo turi kwisonga mu gutendeka. Ntago ari twese dutendeka. Ubu musigaye mufite ab'amafaranga, kagira uwo gusohokana, kagira uw'iki, ngo ubu nta mukobwa ugifite umuhungu umwe, ngo ni nk'abahungu 5. Ibyo ngo nibyo bigezweho mu bakobwa. Buriya rero, buriya buri muntu afite uburyo ayobora ubuzima bwe, afite uburyo yitwara bitandukanye n'uko undi yitwara. Rero umukobwa ushoboye icyo kintu cyo gutendeka aba afite uburyo atwara ubuzima bwe butandukanye n'ubwo undi mukobwa mugenzi we. Ahubwo se babishobora gutibaza abantu 5 yewe na 2 ahubwo. Uriya nyine afite ukuntu abayobora, buriya aba afite ukuntu abayobora, umwe akamuha umunsi we n'undi akamuha umunsi we, ariko hari abakobwa nyine badashobora ibyo bintu. Iyo managing n'ubu sindayumva uburyo ushobora kumanaginga abantu 3, uwo gusohokana, wa undi uguha ifaranga, n'uwo ukunda. Ahubwo urwo rukundo rubaha bose, cyangwa bamwe bakunze ifaranga abandi ugakunda ko ni biba bimeze bite? Bose nta numwe ubukunda. Muri abo bose nta numwe ubukunda, kandi hari uwo ngo wabakunda kabisa avuga ati uyu twabana, uyu nuwo kugira ngo tuzabane niwe sawa, tuzafatikanya urugo, uyu nguyu ariko afite amafaranga nuwo kungurira, uyu nguyu ni mwiza nuwo gutemberana nawe. Ni nk'imyenda ubu nyine ngo musigaye mwaratugeze nk'impuzu. Mbo bose wenda bafitemo uwo akunda, ariko nanone haba harimo kutanyurwa. Umukobwa unyurwa ntago ategera mu musore. Ntago, kubera yuko ntekereza ko niyo washaka ukajya mu rugo, n'ubundi wajya uhora uca inyuma umugabo wawe. Umukobwa unyurwa ntagasaragurika ngo ndagenda ngo wenda ngo uyu munsi nkene arebe nk'ahantu yumve ko yahasohokera, cyangwa arebe style runaka y'imyenda yumve ko yagize kandi nta bushobozi afite. Ntacyo, byose biterwa no kutanyurwa. Iyo urebye cyane ni iyihe mpamvu wenda nk'abakobwa bameze gutyo babikora? Iyo urebye ni ukutanyurwa cyangwa ni uburyo bundi mwatwigiyeho imigambi yo kuzajya mudukorera? Umukobwa ufite indangagaciro nziza ntago yatendeka. Ntago yatendeka, haba harimo kutanyurwa, kuko utendeka umuntu hari inyungu ufite kumukuraho. Rero umukobwa unyurwa anyurwa nuko ameze. Ntago areba ngo runaka yambaye uriya mwenda nanjye ngomba kuwambara, kandi ngomba kubikura muri runaka. Umukobwa unyurwa si uko nguko ameze. Umukobwa unyurwa hari ibintu atajyamo, hari n'ibintu rwose atabonekamo. Njye nabibonye ejo bundi mu kiganiro kandi cy'abakobwa bariho baragitanga bavuga ngo ubu nyine ubu nitendeka rigezweho, kandi mu muco wacu ndakomeza ngaruke reka mvuge ngo umuco wacu w'Abanyamulenge ibyo ntibyigeze bibaho.
kuvuga ngo umukobwa ngo afite ngo abantu, ariko ubu ngubu n'ejo bundi twarimo tuganira n'umuntu arambwira ngo abantu basigaye bafite ngo hari abagabo basigaye bafite ngo abagore benshi, abantu ngo basigaye bava iriya hakurya maju ngo bakaza ngo asize umugore iriya ngo yaza hano ngo akaba afite undi mugore ngo kandi uwo mugore nawe afite umugabo hano. Ukumva rero nk'ibyo iyo mico yaje kurumva ni imico idahwitse mu bwoko bwacu, kurumva iyo mico yaje ukuntu ari mibi, ariko ukumva noneho mu bagore basigaye barakunze ifaranga cyane. Abagore bacu mbese mu muco wacu kera abakobwa bacu ntibakundaga impiya cyangwa se inyungu, ariko ubu nyine musigaye mukunda ikintu cyitwa gutya ifaranga. Ni kubera iki? Ubona ari kubera iki? Kandi n'uzibahaye nta kintu kigaragara muzikoresha. Ni iyihe mpamvu mwakunze ifaranga bigezaho? Njye ntekereza yuko ibintu byose nk'uko nakubwiye bihera hasi, bigira fondasiyo. Ikindi kandi haba harimo na esheke y'aho yatuye. Hari abakobwa wenda babaye iriya ruguru muri Kongo, ubuzima ari uguhinga, ubuzima nyine ari bumwe bwo mu bikari iyo ngiyo, ntago yigeze agera mu mujyi ngo arebe uko abandi babayeho. Hakongera hakabaho yuko urumva kuba muri icyo giturage gutyo ukaza noneho mu mujyi ureba ukuntu abandi bagore bikoraho cyangwa se abandi bakobwa ukuntu bikoraho, noneho biragoye kubona umuntu wundi ukubwira inama nzima cyangwa se ukubwira n'ibiganiro bizima. Ibiganiro byinshi biduca mu matwi ni ibiganiro bidafite aho bigukura n'aho byakugeza. Ubwo urumva rero haba harimo n'ikibazo cy'uko wenda atanaganiriye n'ababyeyi nk'uko bihagije, nta bujyanama buzima yahuye nabwo. Urumva haba harimo kutanyurwa. Ni ikibazo gihari cyo kubona umugore wubatse wishyira kuri video yambaye ubusa. Ni ikibazo gihari cyo kubona umukobwa ukwiriye kwiyubaha, akagira indangagaciro nziza, akiyubaha, akubaha n'ababyeyi be, akubaha n'ubwoko muri rusange. Kuba yajya kuri video akambara ubusa kugira ngo abone $100 cyangwa ngo abone $200. $100 cyangwa $200 ni amafaranga atanamara n'iminsi 2, kuko si amafaranga menshi cyane ku buryo wavuga ngo byibuze waniyandarikiye kuri. Kandi ntekereza ko umukobwa unafite ubwenge niyo yaba ari amafaranga angana uti atakishyira kuri video yambaye ubusa cyangwa se ngo akore iyo mico y'ubusambanyi budahwitse ngo ni amafaranga. Ariko twagiye tubona benshi mu bwoko bwacu basohora ayo mavideo, buriya se ni amafaranga bakoreraga? Ya, ni amafaranga atuma bakora biriya. Amafaranga agatuma yambura ubwiyambure bwe akabwereka isi yose. Nyine abavuga uti reka ndeke kumubabaza, ejo azangirira neza, ejo azampaye amafaranga, reka ndeke kumubabaza, reka nkore ibi ngibi iki n'iki. Kandi umuhungu wahaye video cyangwa se umugabo biba byoroshye ko icyo nawe umwatse akiguhereza, sibyo? Niyo mpamvu mbyise ngo ni amafaranga. Kandi burya amafaranga yo muri buriya buryo nta n'ikintu amaze, habe na gito. Amafaranga yavuye mu kwiyandarika nta kintu amara. Niyo mpamvu ni bimwe nyine navuze karuti, umukobwa wiyubaha hari imico imwe n'imwe werekana abagabo cyangwa abasore bakerekana bakagufata nk'umunyagasuzuguro, ariko nyuma batekerezaho neza bakaza kukubaha nuko hari icyo utakoze. Rero ntekereza ko biriya ni umuco mubi.
umuco mubi ugomba gucika gusa ni ibintu bisaba kuvuga cyane ndetse hari abana b'abakobwa njya mbona bafite ababyeyi hano babikora ukibaza nk'uyu mubyeyi ubonye ino video y'uyu mwana ukabona biteye isoni ni ibintu biteye n'agahinda ahubwo ababyeyi ahubwo ikintu navuga ababyeyi babe maso begera abana babo babaganirize babereke ko ari abana b'agaciro iyo umuntu yiyumvamo ko ari uw'agaciro hari ibintu adakora kandi iyo umuntu yiyumvamo ko ari uw'agaciro anagera kure begera abana babaganirize bareke guta umuco kuko bavuga ubundi ku busanzwe umugore ni umutima w'urugo twebwe bakobwa nitwe tuzaba abagore kandi uburere bw'abana tubyara ni twebwe ahanini buvamo kurenza abagabo ntabwo uzahereza umwana ikintu kitakurimo bivuze ngo aba bakobwa bisaba ko bafata amahugurwa ahagije ndetse n'aba bashumba b'amatorero iki kintu bakagihagurukamo nimba ababyeyi bose ntabwo barera kimwe nimba ababyeyi barananiwe kuganiriza abana ababyeyi bakuze nibahaguruke kuko umubyeyi ntago aba umubyeyi ku mwana we gusa abakwiriye no kuba umubyeyi ku mwana wa mugenzi we bahaguruke bacice ikintu cy'abagore bari kwiyandarika kuko umugore niyandarika hazaba hari karibu yuko uwo azabyara nawe yiyandarika noneho urashishikariza amatorero kuzajya bakora amahugurwa bayakore bigeze habi ubundi ubona ari iyihe mpamvu amatorero yacu y'Abanyamulenge adakunda gukora nk'amahugurwa y'urubyiruko ngo ajye abasha kwigisha ku bijyanye ni kubera ko ndumva wenda kuko sosiyete yacu ikunda guca mu bintu bijyanye n'amatorero bigiye bihaca ni iyihe message wagenera nk'abashumba ese mwebwe kuki wenda mutabegera abashumba ngo mubabwira ati dukeneye amahugurwa nk'urubyiruko nk'aho musengera ntago biragoye ko twebwe twakegera abakuze ngo mukore iki ariko binabaye tunabikoze byaba ari byiza kurushaho ariko nk'ababyeyi bakuze babyaye ababyeyi bakuze batubona nk'abana babo kandi bakabona ibintu birimo gutambuka mu muco bitari byiza buriya umwana ikizakwereka ko umwana wa mugenzi wawe nawe ari uwawe nuko ejo uzabona mushyingiranye na mugenzi wawe kandi iyo umuntu yakubereye umukwe aba ari umwana wawe n'umukazana aba ari umwana wawe nicyo kizakwereka yuko ukwiriye kuko umubyeyi wese aba ahekeye mugenzi we nyuma y'ibyo bintu rero kubona umukobwa wa mbere abakobwa barenze 5 mu muhana cyangwa abagore barenze 5 mu muhana ukabona video iri gutambuka y'umugore waciye mu mategeko cyangwa se wanabombotse akagira kwa sebukwe agatambuka yambaye ubusa cyangwa agacinya mu mugabo we biriya ni ibintu ababyeyi bakuze bakwiriye kwitaho bakabyitaho kubera yuko imico mibi nikomeza kuranga abakobwa b'Abanyamulenge cyangwa se abagore b'Abanyamulenge n'umuryango w'Abanyamulenge muri rusange uzangirika kubera yuko nitwe dutanga uburere mu bana ni natwe turaba agaciro kuko hari akamaro kanini tugira ku kiremwa muntu ndetse tunagira mu bwoko bwacu ababyeyi bakuze bahaguruke baganire n'abagore bakore mbega baganire habeho kuganira kuko ibintu byose bikubiye mu biganiro habeho kuganira ntawe udakosa ahubwo ikibazo no gusubira mu ikosa habeho kuganira abantu benshi bahindura imyumvire biriya bintu biteye isoni Cecile rero tugana ku musozo w'ikiganiro gira icyo wagenera abakunzi bawe cyangwa se n'abakunzi ba Jonathan TV show babasha kudukurikirana buri munsi inama cyangwa se ikintu wabagezaho
wenda dusoza kino kiganiro. Icyo nabwira abakunzi bakurikirana iyi cano nibakomeze gushyigikira ino cano ya Jonathan. Ni Jonathan TV show. Bakomeje gushyigikira Jonathan TV show. Bagukurikire kandi baguhereze n'inyunganizi y'ibitekerezo. Hari igihe bibaho ngombwa yuko wenda dutanga content ariko ugasanga wenda nk'umufana wawe yumva wazatanga iki kiganiro wazakora iki cyangwa se hari ibyo wari gushyiramo wenda bindi inyunganizi y'ibitekerezo bikenewe. Kandi burya biba byiza iyo abantu twese mu buzima dushyigikiranye. Musharinge ino video, muyisharinge mu nshuti zanyu kandi na sub ziyongere. Mukomeze kugira ishyaka, urukundo n'urwa mbere. Kandi Uwiteka akomeza abarinde mwese aho muherereye, akomeza abazigame, turabakunda cyane. Yego rero n'ubundi ikiganiro cyacu akaba ari hano tugisoreje. Cecile, n'ubutani tugutumira uzaze, kandi n'abatara reba channel y'Uwase show muzabashe Uwase official muzayikurikirane. Hariho ibiganiro byiza cyane nababwiye, ndetse n'abashaka kwiga kubyina bazagereyo bazamenya uburyo babyina imbyino za traditionnel. Rero ikiganiro cyacu naha tugisoreje, ikiganiro na kagaruka, murabeho. Bye.